barakwereka umugore yakomeje kuvuga Max, umugabo yahise aza aramubaza ati sheri Max abaye iki? Umugore yakomeje arimo kuvuga gusa Max, umugore arangije aravuga ati Max, barakwereka twongere tugaruke hano, ni story uyu mugabo yari arimo kubwira uno mukozi we yiciwemo. Arangije aramubwira ati nuko nguko byagenze, ubu Max ureba amaze imyaka 3 ameze gutya, yaraguye muri koma kubera impanuka yagize y'umukobwa bakundanaga. Ati igihe Max yari atwaye imodoka, yatwaye imodoka no kubera n'igihunga cyinshi no kuvugira kuri telefone, icyo gihe yahise akora impanuka ndetse yari yananyweye inzoga nyinshi cyane yasinze. Barakwereka yicoma yahise avuga ati none se nyakubahwa, kubera icyo umugore wawe atajya yemera yuko Max asohoka hanze? Barakwereka umugabo yahise amubwira ati nanjye ntabwo mbizi, ariko ibyo ari byo byose impamvu atajya yemera ko asohoka hanze ni kubw'impamvu nziza. Barakwereka yicoma yahise avuga ati okay, ati none se nyakubahwa, ati ntekereza ko umugore wawe ashobora kuba nyanga. Umugore wawe nyangeye iki ko nta kosa njya mukorera? Kubera icyo umugore wawe nyanga? Nuko nguko yicoma yahise abaza umugabo arangije aramubwira ati yicoma, umugore wanjye atekereza yuko ari umugore ukomeye, ibintu byose ashobora kubyikorera. Barakwereka yicoma arangije avuga ati okay, ati wasanga ari byo. Barakwereka yicoma arangije umugabo yahise amubwira ati rero ngiye gukuramo imyenda, ntambara imyenda yorohereye itari iy'akazi. Barakwereka umugabo yahise ahaguruka ajya mu cyumba kugira ajye guhindura imyenda yari yambaye. Yicoma yahise amubwira ati nurangiza gukuramo imyenda uze guhita uza ku meza urye. Barakwereka yicoma yasigaye aho ngaho arimo kuvuga ati mbega inkuru ibabaje, kumbi Max nuko nguko byari byamugendekeye. Ndagira ngo abakurikiye igice cya mbere cya filimi yacu babonye uburyo ki Max byamugendekeye. Yari yaporopoje umukobwa bita Mira, icyo gihe rero Mira aza gutwarwa n'undi mugabo. Barakwereka twongere tugaruke hano nanone, ni wa mudamu nyiri runo rugo yari arimo kumubwira tumva ati inshuti yanjye, ati this man rwose amaze imyaka inari uwawe. Barakwereka wa mushuti warangije aravuga ati uriya muhungu ni mwiza, ati ni bogari, atafite ubwiza bwo hejuru cyane, ntabwo asanzwe rwose, ati uriya muhungu ni ubwa mbere mbonye umuhungu mwiza. Barakwereka uno mudamu nyine yarabyumvishije. Uno mukobwa bamwita Princess, twaramubonye mu gice cya mbere arimo kuvuga yuko akunda this man. Uyu mugore rero yari arimo kumubwira ati rwose ntugire ikibazo, turiya musore n'uwawe amaze imyaka inari uwawe. Barakwereka uno mukobwa yari arimo kuvuga ati ni umuhungu mwiza, ati ni umuhungu w'ibogari wateruye ibyuma, ati Mana nyagasana, ati ngize amahirwe akaba uwanjye, ati ntabwo byaba bifite uko bisa. Barakwereka uno mudamu yari arimo kuvuga ati nawe wikabya cyane, ati ndabizi yuko ari mwiza. Barakwereka uno mukobwa arangije aravuga ati none se reka nkubaza, ati this man yaba afite umukobwa bakundana? Umugore arangije aramubwira ati oya, this man yari afite umukobwa bakundanaga, ariko ubu ngubu baratandukanye, ubu ngubu bari single, nta wundi muntu afite barimo gukundana. Ati rero bishatse kuvuga yuko this man ubu ngubu ushatse wahita umufatirana kubera ko nta wundi mukobwa barimo gukundana afite kuri ubu ngubu. Barakwereka wa mugore yahise avuga ati ari single. Barakwereka wa mukobwa yahise avuga ati ari single. Umugore arangije aravuga ati ari single ariko yiteguye kubana n'undi muntu, ati yiteguye kubana n'undi muntu. Barakwereka umukobwa yahise yikangamo, umugore yahise aseka. Umukobwa nawe yahise avuga ati nanjye niteguye kubana n'undi muntu. Umugore arangije aravuga turimo gukina. Umukobwa aramubwira ati nukuri ndumva nshaka kubana n'uriya musore this man. Barakwereka umugore yahise avuga ati nizere yuko ibyo urimo kuvuga ariko ukomeje byibura ubu ngubu. Umukobwa yahise yikangamo arangije aramubwira ati ariko ati ntabwo wifuza yuko mba muri mu kazi wawe? Umugore yahise amubwira ati mba ndimo gukina mwana, ati rwose uri inshuti yanjye urabizi, rero nakwishimira kugira muri mu kazi wanjye nkawe. Barakwereka umudamu yahise amubwira ati rero reka nguherekeze, kubera ko umukobwa nyine Princess yari abimusabye. Princess bigaragara yuko yari yaratangiye gukunda wa musore this man, ariko nanone this man twabonye yikundira wa mukobwa bita Ichi wamukora mwa runo rugo. Bongere tugareke kuri ya mudamu yaje abwira Ichoma ati kubera ko utamesha amasogisi yanjye. Ichoma yahise amubwira ati mumbabarire cyane nabyibagiwe mabuja. Barakwereka wa mugore yahise atangira gutuka Ichoma arangije amubwira ati ariko umutwe wawe uruzuye, ati amafaranga nguhemba n'ayiki ya buri kwezi, ati we buri kwezi unsaba umushahara ariko nakubwira ibyo gukora ukambwira ngo wabyibagiwe, mu mutwe wawe uruzuye. Barakwereka no mudamu yahise atangira gutuka Ichoma, shaho no mugore yanga Ichoma ku rwego rwo hejuru. Barakwereka Ichoma yahise ahaguruka kugira ajye gukora ibyo no mudamu yari amaje kumubwira. Barakwereka no mudamu yahise amubwira turimo kujya hehe se, ati cara aho ngaho. Barakwereka no mudamu yakomeje kubwira Ichoma ati ubundi nkawe uti mama yagukuye he, ati ko mu mutwe wawe mba mbona wagira ngo ntabwo wuzi. Uno mugore yanga Ichoma cyane, sinzi ikintu bapfa, ariko twumvisha ya mugabo we bavuga ati umugore wiwe ati
ikintu umuntu uba wumva ashaka kwikorera ibintu byose aba yumva we yihagije nta wundi muntu ushaka ko yamufasha. Abantu nk'abo ngabo babaho. Barakwerekana none twongere tugaruke kuri Icyuma yari arimo gukora amasuku yo mu gikoni. Akiri aho ngaho hari uwaje arangije aramusuhuza, arangije aramubwira ati waramutse neza Icyuma. Icyuma arangije aramubwira ati yego waramutse neza. Kumbi ni wa musore bita Dizman. Dizman yaraje aramubwira ati Icyuma ati nshobora kugufasha akazi hano se? Icyuma arangije aramubwira ati hoya ati nakifasha wana. Barakwereka Dizman yahise abwira ati Icyuma ati kubera icyo urimo kunjyakura, ati kubera icyo ubu ngerageza kunyitaza, ati kandi ndimo kugerageza kugufasha. Ni ikihe kibazo waba ufite? Ni ikihe kibazo waba umfiteho? Barakwereka Icyuma yahise amureba ati njye nta kibazo ngufiteho, ati niba wumva ushaka kumfasha nta kibazo wamfasha. Umuhungu yahise amubwira ati nyamara njye nshobora kugufasha ntubigire imikino. Barakwereka Icyuma yaramurebye arangije aramubwira ati urumva ushaka kumfasha? Ati niba ushaka kumfasha ati mfasha nta kibazo. Barakwereka Icyuma nyine uno musore bita Dizman yaramubwiye ati njye ndifuza kugufasha akazi. Barakwereka Icyuma yahise amubwira ati okay, ati niba wifuza kumfasha rero tiba woza ibyo byombo. Barakwereka umusore yagiye koza ibyombo burahahera atangira kubaza Icyuma ati harya bahera he? Barakwereka Icyuma arangije aramubwira ati ntiwambwiye se ko ushaka kumfasha? Ubwo urahazi nyine ahantu bahera. Umusore yakomeje kumubwira ati none se ati bashira mu isabune y'amazi ati cyangwa bakoresha isabune isanzwe? Ati gerageza ati kumbwira Icyuma. Icyuma yahise amubwira ati none se ati we ntabwo ushobora kubyikorera? Barakwereka Icyuma yarebye umusore uburyo ki arimo gukoramo akazi. Hari uwakomanze muri ako kanya umusore agiye gutangira koza ibyombo. Arangije aramubwira ati kambanze njye gufungurira uriya muntu ati dutega, ati njye ndaza koza bino byombo kandi byose ndi buze kubirangiza. Icyuma yahise atega n'uno musore Dizman amubwiye yuko wagiye kuza amufashe koza ibyombo. Barakwereka wa mukobwa n'ubundi Princess niwe wari urimo gukomanga. Arangije aravuga ati yava hano ati muri hehe? Barakwereka Dizman yaraje arangije aravuga ati wowe ati ni wowe nanone? Dizman yahise azarangije abwira uno mukobwa ati rero ati wihangane ati niba waruje kureba Sharon ntawe uhari. Sharon ni wa mudamu uri muri uru rugo. Barakwereka uno mukobwa yahise amubwira ati oya ati ntabwo ari Sharon narinje kureba, ati njyewe narinje kureba wowe, ati ni wowe narinje kureba. Dizman arangije aravuga ati njyewe? Ati njyewe se ubwo waruje kundeba iki? Ati wewe umukobwa. Barakwereka wa mukobwa bita Princess arangije aravuga ati oya ati nta kibazo tubushize naraje ati mbona uhuze, ati ubu ngubu se ushobora kubona akanya njyewe nawe tukajya gusangira ibya saa sita? Barakwereka wa musore Dizman arangije aramubwira ati njye ntabwo nshobora kujya gusangira nawe ibya saa sita kubera ko umukobwa dukundana arimo kuntekera ibya saa sita. Barakwereka Princess arangije aravuga ati sorry gatoya, tuvuze ngo umukobwa mukundana arimo kugutekera ibya saa sita? Ati Charlotte yambwiye yuko ati udafite umukobwa mukundana. Barakwereka Dizman yahise avuga ati umukobwa dukundana n'uyu nguyu, ati urimo kumubona se? Ati no mukobwa urimo kubona atari mwiza se? Barakwereka wa mukobwa yahise avuga ati uyu mukobwa niwe mukundana? Barakwereka Dizman yaramubwiye ati yego uyu mukobwa niwe dukundana. Ati ni mwiza. Ati sibyo? Barakwereka uno mukobwa byaramurenze Princess arangije avuga ati ntabwo bishoboka, ati kubera icyo urimo gukundana n'umukozi wo mu rugo? Icyuma yahise avuga ati we biriya byari bishya, ati kubera icyo umubwiye kuriya? Barakwereka Dizman arangije aramubwira ati umbabarire turiya mukobwa ndamubeshye ariko yibaze yari ari kumbwira ngo njye nawe tugende guteretana turimo gusangira ati ibiryo bya saa sita. Ati baza icyo kintu. Umukobwa arangije aramubwira ati ikibazo kiri heza? Bati njye ntabwo numva ikibazo kiri, ati niba yarakubwiye ati mujye gusangira ati ntabwo nshaka ko njya mu bibazo. Barakwereka Dizman arangije aramubwira ati nta bibazo ugomba kujyamo, ati ntabwo nashakaga kujyana n'uriya mukobwa. Umukobwa arangije aramubwira ati njye ntabwo nshaka kujya mu bibazo, ati rwose naje gukora akazi hano ntabwo nifuza yuko banyirukana. Barakwereka Dizman yabeshyira umukobwa bita Princess yuko akundana n'uyu mukobwa bita Icyuma ari we girlfriend wiwe. Barakwereka Icyuma yarari hano nanone aje gufungura firigo, hari ibyo yaraje kurebamo. Mu gihe yarakiri aho ngaho wa mudamu Sharon yaraje ahita amukubita urushyi. Arangije aramubwira ati wa mukobwa we aturi ikigori giti mu mutwe wawe uruzuye? Ati kuva ryari we warabaye sheri wa Dizman? Ati kuva ryari wowe ukundana na Dizman? Ati waje gukora akazi ko mu rugo cyangwa waje gukundana n'umuhungu wacu? Muri ako kanya wa mugore bita Sharon wanga uno mwana w'umukobwa bita Icyuma yaraje ahita amukubita urushyi, atazi nuko byagenze, atazi nuko Dizman yari ari kubeshya umukobwa bita Princess yuko akundana n'uyu mukobwa bita Icyuma kubera ko atifuzaga kujya gusangira nawe. None wa mukobwa bita Princess yahise abibwira uno mudamu bita Sharon. Sharon rero yahise akira umujinya arangije ahita aza kubita Icyuma aramubwira ati ntabwo nifuza yuko ukundana
n'uriya musore bita Disman, ariko mu by'ukuri Disman we akunda uno mukobwa bita Icoma. Icoma yasigaye ahangaha arimo kuvuga ati uriya mudamu aba ari kunziza ubusa, ataranyanga, ariko mu by'ukuri sinzi ikintu aba ari kumpora, ngiye kuri uriya musore tudakundana kubera icyo uriya mudamu aba arimo kumpora ubusa, kubera icyo uriya mudamu akunda kundenganya, mu by'ukuri nta makosa namukoreye. Barakwereka twongere tugaruke kuri wa mudamu bita Sharon, yari arimo kuvugira kuri telefone, arimo kuvugana na mama wiwe, arimo kubwira mama wiwe ati wa mukobwa bita Icoma ati nabonye ari umwana mwiza, atagerageza kwita kuri musaza wanjye Max. Barakwereka mama yahise amubwira ati ndifuza ko uriya mukobwa yazashyingirwa na Max. Barakwereka uno mugore bakimara kumubwira gutyo yahise aseka arangije avuga ati mama, ati Max ntabwo ashobora gushyingirwa n'uriya mukobwa w'umukozi wo mu rugo, ati reka ibyo bintu ntabwo bishoboka, ntabwo umusaza wanjye yashyingirwa n'umukozi wo mu rugo. Mama yarangije amubwira ati uriya mukobwa ati Icoma ati ni umwana mwiza, ati nyamara ashobora gushyingirwa na Max. Uyu mugore Sharon yarangije amubwira ati mama, ati ibyo bintu rwose bihagarike, ntabwo nifuza yuko musaza wanjye yazakundana n'undi mukobwa, ati musaza wanjye nta wundi mukobwa agomba gukundana nawe, ati ibyo bintu rero were kubitekerezaho cyane, tutaza no gukomeza kubivuga, tubundi kubera icyo iri joro urimo kubimbwira. Barakwereka mama we yakomeje kumubwira, umugore arangije aramubwira ati oya, ati mama, ati ibyo bintu byo kuvuga ati Max musaza wanjye azashakane n'uriya mukobwa, ati ntabwo byakunda, ati kandi ibyo ngibyo byumve neza. Arangije amubwira ati ubundi kubera icyo udasinziriye. Umugore yahise amubwira ati gerageza kuryama wana. Barakwereka Sharon yasigaye aho ngaho arimo kuvuga ati mama arashaka ko Max ashyingirwa n'uriya mukobwa, ati ntabwo bishoboka. Twongere tugaruke kuri wa mwana w'umukobwa bita Icoma, yaratwaye Max arimo kumutembereza muri quartier. Icoma twabonye mu by'ukuri yari umwana w'umukobwa mwiza, akunda no kwita kuri Max cyane. Barakwereka Icoma yari yasohoye Max kugira nyine Max abanze yumve n'akayaga ko hanze. Max ubyibuke neza, mu gihe yari ataraza uyu mukobwa Icoma ntabwo yajyaga asohoka mu nzu, uriya mudamu ntabwo yajyaga amusohora mu nzu, nta nubwo abikunda yuko Max bamusohora mu nzu. Mu gihe wa mukobwa yari arimo gutembereza Max hanze hari uwaje. Barakwereka ni wa mugore bita Sharon, arangije yahise areba wa mukobwa, kandi wibuke neza yari yarabujije uyu mukobwa gusohora musaza wiwe hanze. Tugaruke hano, umugore yari yaraka yumva noneho Icoma ashaka kumurya wana afite umujinya mwinshi. Arangije aramubwira ati umva wa mukobwa we, ati nakubwiye inshuro zingahe, ati nakubwiye kangahe yuko musaza wanjye utagomba kumusohora hanze, ati nukubera iki utajya wumva. Wa mukobwa yahise amubwira ati mawuje, ati mumbabarire rwose, ariko musaza wawe nyine aba akeneye akayaga ko hanze, aba akeneye umwuka wo hanze, aba akeneye guhumeka. Barakwereka wa mugore arangije aramubwira ati ariko uri ikigoryi, ati kubera iki utajya wumva, ati kubera iki nkubwira ibintu ntubyumve. Wa mukobwa arangije aramubwira ati mumbabarire. Uyu mudamu yaramubwiye ati narakubwiye, ati n'ubwa mbere n'ubwa nyuma, ati nkubona usohora musaza wanjye hanze, ati nzongera kubona wamusohoye hanze njyewe nawe tuzahita tubyarana abo, ati urumva neza. Barakwereka uno mudamu ntabwo aba ashaka yuko musaza wiwe asohoka, ntabwo aba yifuza ko musaza wiwe ajya hanze. Barakwereka wa mudamu bita Sharon yari agiye kugenda, wa mukobwa bita Icoma umukorera arangije amubwira ati ariko mawuje, ati mfite ikibazo, ati kubera icyo utaba wifuza yuko musaza wawe asohoka hanze, ati ni ikihe kibazo utaba wifuza. Barakwereka uno mudamu arangije aravuga ati ati wowe uzi ibyo musaza wanjye akeneye, ati ntabwo mba nshaka yuko musaza wanjye asohoka hanze ngo abantu bamubone, ntabwo mba nifuza yuko abantu bamubona bakamuseka nanjye bakanseka, abantu bose bakavuga yuko mfite musaza wanjye ubana n'ubumuga. Barakwereka umukobwa arangije aramubwira ati kubera iki se, ati kubera iki udaterwa ishema na musaza wawe, ati kuba abana n'ubumuga se nibyo bigutera ikibazo, ati nibyo bigutera ikimwaro, ati uba wumva yuko aramutse asohotse abantu bakabona yuko abana n'ubumuga ushobora kugerwaho ingaruka, cyangwa abantu bakazajya baguseka bakajya bavuga ati uriya mugore ati mwiza afite musaza we ubana n'ubumuga, ati ni ukubera icyo utaba wifuza yuko musaza wawe abantu bamubona, tugomba guterwa ishema na musaza wawe, yewe se ko mwitaho njyewe ntari icyo ubona mbaye, ati kubera icyo ukomeza guhisha musaza wawe. Barakwereka Sharon wagiraga amahane muri ako kanya noneho yahise aca bugufi, yarangije arumva. Sharon yahise aturika, arangije ahise atangira kubwira uno mukobwa ati yego mba mfite ikimwaro cya musaza wanjye, ati mba mfite ikimwaro cya musaza wanjye. Sharon muri ako kanya yahise atangira kwirekura, arangije aca bugufi ahita atangira kubwira wa mwana w'umukobwa bita Icoma. Barakwereka Sharon kwakira uburwayi bwa musaza wiwe, kwakira impanuka ya musaza wiwe, kujya kuba pararize kwa musaza wiwe. Sharon ntabwo yigeze abyagira, yahise atangira kumubwira ati musaza wanjye wari muzima, ati musaza wanjye wagendaga neza nta kibazo afite, ati mba mfite isoni z'uko abantu hanze, ati z'uko abantu mu masoko, z'uko abantu
baturanye natwe, z'uko abantu bari banzi, z'uko abantu bari bamuzi bashobora kumubona, barangiza bakavuga ati nyuma yaho yaje kuba kuriya, ati nyuma yaho yaje kuba, wenda reka tureke gukoresha iyo mvugo, ariko yaravuze ati yaje kuba ikigoryi. Ni uku nguku uyu mudamu bita Sharon yakomeje kubwira n'umukobwa bita Icoma. Icoma arangije aramubwira ati ariko ntukajye wita ku by'abantu, ati abantu ntabwo nabo buzuye, ati nta muntu wuzuye 100%, buri muntu wese aba afite inenge yiwe, ati rero ntukajye wumva iby'abantu, ati ntukajye wita ku bantu, ati musaza wawe ushobora kumwitaho, ati musaza wawe ushobora kumwereka urukundo, ati kuba yarabaye kuriya ntabwo bivuze yuko ugomba kumutererana, tugomba kubana nawe. Sharon wagiraga amahane, Sharon utarajyaga wumva, noneho muri ako kanya yahise aca bugufi, atangira kumva ibyo Icoma yari arimo kumubwira. Icoma yakomeje kumubwira ati rero musaza wawe tugomba kumwakira, ugomba kwakira yuko abana n'ubumuga, ukajya ureka nawe agasohoka hanze, kubera ko nawe ni umuntu nk'abandi, akareka guhezwa mu cyumba wenyine. Barakwereka Icoma muri ako kanya yahise abwira Sharon, Sharon nawe yahise yumva Icoma ibyo arimo kumubwira. Arangije aramubwira ati ariko mu by'ukuri umutima wanjye uraremerewe kubyakira ibyo bintu, kwiyumva ko musaza wanjye afite kiriya kibazo, mu by'ukuri nanjye mba numva bitanyoroheye kubyakira, ntabwo byanyoroheye. Icoma arangije aramubwira ati mu by'ukuri ndimo kubyumva, ariko ugomba kugerageza ukareka kwita ku bantu, ukareka kwita ku byo abantu bashobora gutekereza, ati musaza wawe ureba umuhoza mu cyumba, ati ntabwo ibyo bintu ari byiza, ati nawe uba urimo kumwica bundi bwa kabiri, tuba urimo kumwica kabiri, ntabwo rero ibyo uba urimo kumukorera ari byiza. Sharon yarabyumvishije, arangije ahita areba Icoma, arangije aramubwira ati ndumva musaza wanjye naramutengushye, ati musaza wanjye naramuhemukiye cyane. Barakwereka Icoma yaramubwira ati hoya, ati wibifata gutyo, ati ntabwo wigeze umutenguha. Barakwereka Sharon ibyo Icoma yamubwiye nawe yarabyumvishije, abitekerezaho nawe wamugani, asanga yarahemukiye musaza wiwe, ibyo yajyaga akora, ibyo yajyaga amukorera mu by'ukuri ntabwo byari ibintu byiza. Muri ako kanya rero Icoma yahise amubwira ati reka musaza wawe nawe umwemere muri sosiyete, abantu bamubone, kuko abantu ntacyo bazagutwara, ati guterwa rero ikimwaro na musaza wawe ubana n'ubumuga nta kintu na kimwe uba urimo gukora, ati ahubwo uba urimo kumuhemukira. Ibyo byose Sharon yarabyumvishije, mu by'ukuri nawe yumva ko yashyize musaza wiwe mu kato ndetse yanatengushye musaza wiwe. Sharon yahise amubwira ati ndumva mu mutwe bincanze, ati ndumva ntazi uburyo kimeze mu mutwe wanjye, ariko nyine ibyo wambwiye ati nibyo. Arangije aramubwira ati Icoma, ati musaza wanjye niwe mfite wenyine, ati ndagusabye rero, ati ndakwinginze, ati musaza wanjye mfite umwe rukumbi, ati ujye umwitaho, ati sibyo, ati ndakwinginze cyane. Barakwereka Icoma arangije aramubwira ati mabuja, ati rwose njye nzamwitaho. Barakwereka wa mudamu bita Sharon yahise afata Icoma, arangije aramubwira ati Icoma tumbabarire amakosa yose nagukoreye, tumbabarire kuba narakubwiye nabi, tumbabarire uburyo ki nakwitwayeho butari byiza, ati n'amagambo, ati ibintu byose bibi twaba twaragonganiyeho njyewe nawe, ndagira ngo umpereze imbabazi kubera ibyo bintu byaba byarabaye. Sharon yahise atangira kubwira Icoma ati Icoma tumbabarire, ati ugira n'umutima mwiza, nizeye yuko warangije no kumbabarira. Icoma arangije aravuga ati nanjye ariko mbabarire, ati amakosa yose, ati ibibi byose byabaye. Muri ako kanya Sharon yahise amubwira ati umbabarire cyane. Barakwereka Sharon yahise amubwira ati reka ngende kuririra mu cyumba. Kumbi Sharon bya bindi byose yakoraga, bya bindi byo kubwira abantu nabi, umushiha wose yabaga afite, kwakira yuko musaza wiwe yahuye n'impanuka, yarangiza agahita ajya mu kagare ntabashe kujya agenda, mu by'ukuri kuba ari musaza we yari afite wenyine, ibyo bintu kubyakira byaramunaniye, ahura n'agahinda kenshi cyane, akajya ahorana n'umujinya. Noneho rero uyu mukobwa bita Icoma we yamufashije kumva yuko musaza we kuba ameze kuriya nta gikuba cyacitse. Tugaruke kuri wa mukobwa bita Princess, yaraje arangije aramubwira ati bimeze bite wa mukozi we wo mu rugo, ati this man ari hehe. Barakwereka Icoma arangije aricara aramubwira ati yari yasohotse, ati yari yagiye gutembera nyine ubu ngubu ntawe uhari. Barakwereka wa mukobwa Princess yahise aca bugufi, arangije aramubwira ati none se reka nkubaze, ati wowe na this man ati hari ikintu mwaba mupanga. Barakwereka Icoma aramubwira ati sha bijyanye kuri ibyo ngibyo, ati rwose nta makuru na makeya waba unabifiteho kabisa,
wa mukobwa Princess yarabyumvishe arangije aramubwira ati ati okay, ati ndimo kubyumva, ati ko nta makuru naba mbifiteho, ati none se uramutse ubimbwiye ati hari icyo waba. Barakwereka Icoma arangije aramubwira ati se kubera iki ibyo bintu ndi kumva ushaka kubimenya cyane. Barakwereka wa mukobwa bita Princess arangije araza aricara aramubwira ati sha, ati wa mukobwa uturuka mu cyaro, ati rwose gukundana n'uriya muhungu mwiza, ati ntabwo byaba binakubereye. Barakwereka Princess yahise aza yaricara arangije aramubwira ati tugiye gukora deal, ati uri umukene, ati urabitekereza gute nguhaye miliyoni 2 ugahita utandukana n'uriya muhungu bita Disman. Ati ibyo ngibyo, ati ntabwo ushobora kubikora ugatandukana n'uriya muhungu nkaguhereza miliyoni 2. Barakwereka Princess yahise atangira kubwira wa mukobwa bita Icuma ati ndashaka yuko utandukana n'uriya muhungu bita Disman, warangiza mugahita mutandukana nyine we nawe mugashwana. Barakwereka wa mukobwa bita Princess yahise amubwira turabizi, ati wiyakire nkaho hano ari mu rugo, atugubwe neza, ati rwose ubite ugire ibihe byiza, tuguma aho ngaho unezerewe, ati njyewe ndigendeye. Barakwereka wa mukobwa bita Icuma yahise amubwira ati njyewe ayo mafaranga yawe rwose uyigumanira, ati kandi nizere yuko urimo kwiyumva nkaho uri mu rugo. Icuma nuko nguko yahise afata wa muhungu bita Max wiberaga mu kagare arangije ahita amukura aho ngaho. Max batajyaga bemeraga yuko aza no muri salo, noneho Sharon yarabyemeye kubera ko Sharon kwakiraga yuko musaza wiwe abantu uburyo ki bazajya bamuvuga, uburyo ki abantu bazajya bamuseka. Sharon nyine kwakiraga yuko musaza wiwe yari yarahuye n'impanuka akagwa muri koma, ntabwo yabyumvaga. Tugaruke nanone hano mu rugo kwa Sharon. Barakwereka Sharon yarafunzeho harimo gusohoka. Barakwereka Icuma yaravuye gutembereza umuhungu bita Max. Barakwereka wa mudamu bita Sharon yahise amubaza ati mwari muvuye hehe. Barakwereka Icuma arangije amubwira ati mumbabarire, ati mabusha ariko twari tuvuye gutembera, nawe mvuye kumutemberezamo. Barakwereka Icuma yahise atangira kumubwira ati rwose ati no muhungu, ati musaza wawe bigaragara yuko yongeye kwishima. Uno mudamu bita Sharon arimo kuvuga ati rwose ndimo kubibona neza, musaza wanjye bisa naho yongeye kubona ubundi buzima. Barakwereka Icuma arangije aramubwira ati musaza wawe azamera neza kandi bidatinze, nizeye yuko musaza wawe azakira. Muri ako kanya Sharon yahise avuga ati amen, ati ndabyizeye nanjye. Barakwereka Icuma arangije aramubwira ati rero reka ngire musaza wawe mujyane mu nzu none ngiye gutegura ibya nijoro. Barakwereka muri ako kanya nuko nguko Sharon nawe yahise amubwira ati hoya, ati komeza umwiteho, ati komeza uri kumwe nawe, ati ibya nijoro ni njye uri buze kubitegura. Sharon yahise amubwira ati rwose musaza wanjye urimo kumwitaho neza, ati ibya nijoro ni njye uri buze kubitegura. Icuma nawe byahise bimutungura aravuga ati wowe, ati kuko uravugisha ukuri, ibya nijoro ni uri buze kubitegura. Twongere tugaruke kuri ba bavandimwe babiri. Uyu ni mukuru wa mugore bita Sharon ndetse na murumuna wiwe. Uyu murumuna we bamwita Disman. Barakwereka Disman yari yabwiye mukuru wiwe yuko bashaka ko bari buze guhurira hanze bakavugana. Barakwereka Disman yahise atangira kumubwira ati bro, ati urabona uriya mukobwa udukorera hariya mu rugo bita Icuma, ati Icuma ati yabaye ikise. Mukuru wiwe nuko yahise amubaza. Barakwereka wa muhungu bita Disman yaramubwiye ati urabona nyine wa mukobwa bita Princess yaraje hariya mu rugo arambwira ati arifuza yuko njyewe nawe dukundana. Ndangije ndamubwira ati njyewe ntabwo twakundana nawe kubera ko nsigaye nkundana na Icuma. Barakwereka no mukuru we yahise amubwira ati none se koko Icuma uramukunda? Disman arangije amubwira ati yego ndatekereza yuko nsigaye mukunda, ati kubera ko uburyo ki nsigaye mwiyumvamo, ati nubwo ari umukozi wo mu rugo, ati nubwo adukorera ariko mu by'ukuri nsigaye mwiyumvamo bidasanzwe, nsigaye numva rwose mukunze cyane. Barakwereka Disman yahise atangira kubwira mukuru wiwe yuko yakunze wa mukobwa bita Icuma. Barakwereka mukuru arangije aramubwira ati urabizi, tugomba kwicara rero ukabitekerezaho neza tukumva niba urimo kwemeranya n'umutima wawe ati ko ugomba kubwira yuko uriya mukobwa umukunda. Niwumva uri kwemeranya n'umutima wawe yuko ukunda uriya mukobwa tuzamukunde rwose nta kibazo. Barakwereka mukuru arangije aramubwira ati wati umuhungu rwose ukunda. Arangije ahita amutera pisi aramubwira ati sawa rero turi kumwe. Barakwereka Disman yahise amubwira tuze gutwara neza. Mukuru arangije aramubwira ati yego nawe usigara amahoro. Mukuru wa Disman nyine we agerageza kumva ibintu, wakimara kumubwira yuko Disman akunda Icuma, mukuru we ahise abyumva cyane arangije aramubwira ati okay tuzabimubwira ati nibikunda. Tugaruke nanone kuri Icuma ndetse na Disman. Barakwereka Disman yaraje noneho Icuma arangije aramubwira turakaza neza turongeye uragarutse. Barakwereka Disman yahise atangira kubwira Icuma ati uyu munsi muri buze gutembera ku mugoroba. Barakwereka Icuma yahise amubwira ati yego turi buze gutembera nyuma ya saa sita ariko ndangije guteka. Barakwereka Disman arangije aramubwira ati none se ati ngusabe akantu.
ati waza kwemera yuko turi buze kujyana gutembera se nyuma ya saa sita. Barakwereka Icyuma arangije aravuga ati kubera iki se? Ati rwose waza tukajyana nta kibazo kibirimo. Barakwereka Disman arangije aramubwira ati okay turakoze cyane. Icyuma arangije aramubwira ati ntawe ujya urekera aho gushimira. Ati gushimira cyane buri kanya ntabwo aba ari byiza. Disman arangije aramubwira ati n'ubu ngubu ndongeye ndagushimiye turakoze cyane. Barakwereka muri ako kanya Disman ndetse na Icyuma bahise batangira gutembera banatembereza Max, ariko bagenda banaganiramo Disman ndetse n'uyu mukobwa Icyuma basa naho bari baratangiye kumenyerana nyine nk'abantu n'ubundi babaga mu rugo rumwe. Barakwereka wa mukobwa bita Icyuma nyine yakomeje kugenda aganira n'uyu musore bita Disman, ariko Icyuma yahise abwira Disman ati none se Disman ndagira ngo nkubaze ati mbere yuko uyu musore Max akora impanuka yari ameze ute? Disman arangije ahita afata kuri wa musore bita Max ati umusore Max ati yari yuzuye ubuzima, ati rwose yari umusore ushoboye, ati yari umusore ushinguye, ati yari umusore rwose ubona ko afite imbaraga kandi afite n'ejo hazaza, wari ufite icyerekezo. Muri ako kanya Icyuma yahise amubaza ati none se ati yakundaga iki? Ati ni iki yakundaga gukora? Muri ako kanya Disman yahise atangira kumusobanurira aramubwira ati yakundaga kumva music, yakundaga gukina tennis, ati yakundaga kubyina, ati nyine ibintu nk'ibyo ngibyo, yakundaga no kujya muri club. Barakwereka Icyuma yahise yumva nyine Max nawe yari nk'undi muhungu nk'ibyo yarakundaga ibintu abandi basore nyine bakunda mbere yuko akora impanuka. Icyuma yahise avuga ati umuziki. Uno musore bita Disman aramubwira ati umfati yakundaga ikirori kabisa, ahantu hahiye yabaga hari hose. Icyuma yahise avuga ati yahise atanga arangije aravuga ati okay ndumva yarabayeho mu buzima busanzwe. Disman yarangije aramubwira ati se kubera icyo urimo kumbaza cyane? Kubera icyo urimo kumbaza cyane kuri Max? Ariko connection waba ufitanye na Max hari ikintu kidasanzwe kiri hagati yawe na Max? Uno mukobwa Icyuma yahise abwira uno musore bita Disman aramubwira ati oya nta kindi kintu, nuko gusa nyine nk'umuntu umufasha, nk'umuntu baba bari kumwe bangira ngo mumenye ibintu yakundaga kandi n'ubu ngubu nibyo yaba agikunda. Barakwereka Disman yahise abwira Icyuma ati naho se wowe? Icyuma arangije aramubwira ati naho se njyewe iki? Barakwereka Disman aramubwira ati nyine uri muntu ki, tukunda iki, wize hehe, uva hehe, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ndashaka kumenya uri muntu ki. Igice cya kabiri cya filimi yacu rero akaba ari ahangaha tugisoreje. Utararebye igice cya mbere cy'iyi filimi tugiye gushira link y'igice cya mbere muri comments, turaza kuyipiningamo noneho uze gukanda kuri iyo link kugira ubashe kureba igice cya mbere. Turabashimiye rero. Igice cya gatatu ndetse n'igice cya kane nacyo tuzakibagezaho. Iyi filimi ikaba ifite ibice 4 gusa, byose tuzabibagezaho kandi muri iki cyumweru turaba twabibagejejeho byose. Rero turabashimiye, kora subscribe ndetse unasangiza abandi iyi filimi, unatubwire muri comment, unakande like. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Yari Big Movie Entertainment nk'ibisanzwe.